Murakoze. Nitwa Musabyemara Jeannette, nuye mu mudugudu wa Ryamirenge, akagari ka Nkomangwa, umurenge wa Munyiginya, muri aka karere ka Rwamagana. Nkuko mwabibonye ni presidente w'itsinda Twite ku Buzima rikorera hano muri uyu mudugudu. Mpagarariye ababyeyi 30 bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kandi bafite abana bari munsi y'imyaka 5. Twahawe amahugurwa na AEE, iduha amahugurwa mu guhinga imirimo y'igikoni. Nkuko mwabibonye dutangira duhinga imirimo y'igikoni, tuyibyaza umusaruro, tureza, tushyiraho, turarya, dusagurira isoko. Ibyo twarakomeje tuva ku mirima, nibwo twatekereje muri ya nyungu dufite tworora inkwavu. Nkuko mwabibonye tubonye igihembo tugahembwa yuko ibyo dukora, numva twakaguka. Abagore baraha bamaze kugera ku matelefoni, barashashe za matera tubikuye mu itsinda no kwitinyuka. Ariko tubonye igihembo ibikorwa dukora, mwabonye ko dufite imyenda ariko twambika abagore gusa, noneho twakambika n'abagabo bacu amakote, tukaguka kuko tubona biri ku isoko inaha, tukaba twanadekora, tukaba twakora dekorasiyo yagutse inaha hose n'ubukwe tukajya tubudekora. Murakoze cyane.